Welcome ni World First number 1 at Kigali the Drum ikiganiro bakita Hot Night ni World First number 1. Uyu munsi wa none twabazaniye impano idasanzwe, reka nze abibwire. Musore bawe kwitande? Amazina yanjye bayita Ken Boy. Ken Boy kutoka wapi? Mimi natoka pale hapa Rubavu. Okay, tuje turi gutembera duhuye na Ken Boy. Kugira ngo witwe Ken Boy byatangiye gute, byaje bite? Ken Boy byatangiye mu muziki. Njyewe nyine amaniga yanjye. Amaniga ni igiki? Amaniga nyine ni inshuti zawe nyine. Niyo maniga. Okay. Bunanye mfite inshuti bita amaniga. Ubundi twabaye amaniga nyine. Ubunge nawe twabaye amaniga. Okay, nanjye naje kwisobanukirwa ubwo ko ndi niga. Yitwa Ken Boy. Mu buzima busanzwe Ken Boy ni umuhanzi, akora iki? Ken Boy ni kugira ngo mamenye izina Ken Boy bisobanura iki, cyangwa se Ken Boy kugira ngo ryaje rite, ni igiki cyatumije wita ko Ken Boy? Ken Boy ni gukora muziki cyane. Vuga cyane bakumva abakunzi bawe. Ikintu cyatumye nitwa Ken Boy ni gukora umuziki. Genda menyekana n'izina. Akapera kugira ngo babashe kumenya Ken Boy, uwo muntu izina iryo rikomeye gutyo. Iryo zina Ken Boy ni izina rimeze riti rizamukamo akapera k'ibihangano byawe. Wahozurira sugira gutyo imbere idage umbere ya Babylon cyangwa sigara ndisingo umutima ukanje gahora mbabaye ngo wanegereje ni kuzagaruka waje muri kankizuba mu butayi gukubisa amazi uzura kanwa yakwiruka inyuma guhamagara my love usubira inyuma ubunyiciye akashishi no ukuri oya sinzaguhemukira ibintu mujije ntibigahere mu mayira no ukuri oya sinzaguhemukira yitwa Ken Boy. Murumva rero ko ashoboye cyane Ken Boy. Uri umuhanzi, ese Ken Boy watangiye ryari umuziki? Umuziki nagagiye kirekire nawutangiye. Nagagiye kirekire nawutangiye muri 2026. Muri 2026 niho utangiye. Impano yawe yaje gute? Impano yanjye nkunda umuziki cyane, nkunda indirimbo nyarwanda cyane, niyo mpamvu nanjye nabyisanzemo mfite no gukunda umuziki cyane, nanjye numva ko ari ibintu byanjye. Waje gukunda umuziki kugira ngo ube umuhanzi? Kugira ngo ube umuhanzi waje gukunda umuziki? Kugira ngo ube umuhanzi nuko nkunda umuziki, numva ko ari ibintu byanjye kabisa. Wumvishe ko ari ibintu byawe, warawukunze bihita biba ibintu byawe, uhita ukunda umuziki, uhita unawukora. Okay, ninde muri urumodo wawe wumva ko watumije ukunda cyane, aho guteye motivation yo gukunda umuziki cyane? Urumodo wanjye umuntu nemera cyane, umusore wo mu Rwanda nemera utuma nkunda umuziki nkawukunda. Emi bamwita Papa cyangwa. Okay, harya amazina yawe y'ubuhanzi bakwita? Ken Boy. Umuziki wawe ese waturutse 2026 ukora, ese uyu munsi wa none umuziki wawe uri kureba uburyo urimo kuwukora birako ni ibintu biba bikoroye cyangwa ni ibintu ntacyo biguba bigutwaye ku ruhande rwawe? Umuziki uravuna mu buzima busanzwe, ari ibintu biba byoroshye. Tubikora tubikunze, ariko umuziki uravuna kugira ugere kure bisaba ko umuziki uravuna. Ni izihe nzitizi ubona mu rugendo rwawe rwa muziki? Inzitizi akenshi na kenshi abari support, ni ukubura support. Kandi nk'abahungu natwe tuba twirinda kugira tugere kure. Yego. Izo nzitizi ziba ziri aho ngaho. Yego. Ni cyo kibazo ubonamo? Ikibazo kiri muri uno muziki nyarwanda. Abajene natwe tubura support, tuzamura tugere kure natwe kuko natwe turashoboye. Yego. Watangiye 2026, uyu munsi wa none ngira ngo ni muri uyu mwaka. Umuziki ubona gute, waho umaze kugeramo, urumva ko umazemo amezi atari menshi, ubibona gute? Umuziki ukuntu mbibona ucya ntangiye ukuntu mbibona nyine uzamuka ni gake. Umaze gusohora indirimbo zingahe? Ingoma ebyiri. Urateganya iki muri uyu mwaka? Urateganya ikihe kintu gikomeye cyane gitandukanye n'icyo wari urimo? Muri uyu mwaka nateganya yuko ngiye kubahereza umuziki wa Dani ngiye gusohoje n'undi. Tatu n'imwe ingoma zashyira hanze. Abakunzi bacu basaba gutulayikinga mugashaka comment share byose. Yego.
barumuna baba batangiye umuziki ndetse bakaba barageze kure abandi bakaba bakiri hasi. Ubona ari izihe mbogamizi bashyiramo? Ubona ari ikihe kintu cyatumije bamwe bayera hasi abandi bazamuka? Ubona ari ikihe kibazo kiza muri cyo? Ikibazo kizamo twese ntabwo ko tungana ubushobozi. Hari ababa bafite, hari n'abo badafite, twese ni gake gake. Okay, bakwita Ken Boy, mudutera agapera mu ndirimbo zawe uko ari ebyiri, udutereremo amakapera mu ndirimbo ukunda, muri izo ndirimbo uko ari ebyiri. I can't believe it, I can't you say we love you my darling. I can change your mind, I can change my way, baby follow. Ndashaka kukubwira ukuntu uzagukunda, ndashaka kukubwira ukuntu uzaguha byose, baby we my darling. Yeah. Okay, yitwa Ken Boy, you are welcome on the first #1 and the Kigali and the Rwanda. Uyu munsi Ken Boy, ese nizihe mbaraga zigutera umuvuduko wo kuririmba? Ni ikihe kintu kikongerera imbaraga cyane? Tukinera imbaraga zo gukora cyane. Tugomba gukora cyane nk'abajene. Kandi ko twakigeza kure. Kuko umuziki ni ikintu cyiza cyane. Tugomba gukora cyane kugira ngo tugere kure natwe. Yego, ntabwo urahura n'ibiguca intege. Ibiguca intege ntabwo bijya bibura mu buzima. Yego. Gutangira kwacu byatugoye. Ikihe kintu cyaguciye intege wumva wareka muziki? Ikintu kiduca intege ni uko nta support tubona abajene. Ikintu kiduca intege ariko turashoboye. Kandi nari nzi ko ufite management. Management ariko ikintu kiduca intege ni ukubera support iri hejuru. None se management yawe urumva nta support ifite? Management yawe nta support ifite nshaka. Okay, management yawe nta support ifite iri hejuru. Support ngiye nshaka. Habura iki kugira ngo ubone ibintu byabigere hejuru cyane? Kintu mbura abadukurikiranye bose, ngiye kintu mbura support iri hejuru. Support iri hejuru ko nanjye mfite byinshi namugezaho. Ndamutse mbonye umuntu umfasha kwa support, mfite byinshi nanjye nakora bikamushimisha kabisa. Okay, yitwa Ken Boy. Uyu munsi rero wanone tukaba twatumye umwana mutoya bita Ken Boy ufite imyaka ingahe? Ngiye mfite imyaka 18. Wavutse 2000 na kangahe? 2007. Okay, akaba yitwa Ken Boy, akaba amaze gushyira indirimbo ebyiri hanze muri uyu mwaka wa 2026. Ken Boy, wabwira ko abana mu ngana batinya kugaragaza impano zabo hirya bari mu turere dutandukanye cyangwa se bari ku isi hirya no hino, wababwira iki batinya kugaragaza impano zabo? Ikintu nababwira abasore, impano twese turazifite, dufite impano nyinshi zitandukanye, n'abari hanze bafite impano zitandukanye. Ikintu nababwira ni ukwitinyura, gukora cyane kabisa. Umuntu wese uzi ko afite impano nababwira ni gukora cyane akitinyura. Yego. Tukana ko twagera kure nk'urubyiruko kabisa. Okay. Murakoze cyane Ken Boy, uyu munsi wa none se ko bari batubwiye ko ufite shooting, ugiye gukora indirimbo cyangwa ugiye gushutinga cyangwa uyu munsi wa none arakavuga tugiye gukora hariya imbere mu birere, niho tugiye gukorera akavuga tugiye gukora ko turacyakora, tucyari gukora video. Yego. Tucyari guhuza amashusho. Ken Boy, twagushimiye cyane. Mbonye talent wayibonye gute? Mbonye talent, ubutumire bwayo wabubonye gute? Bakwakiriye bate? Mbonye talent ndabashimira cyane kabisa, kubufasha mu gihereza turabashimira cyane. Okay. Abakurikiranye Mbonye Talent, icyo twabasaba mukomeze mukurikiranye Mbonye Talent kabisa, twabashimira twakiriye neza kabisa sana. Okay, suza inshuti zawe dusoza tugana ku musozo zigukurikiye sahi. Inshuti zange aho muri Paipo, Bugoyi, Onjo, Dada, Muhanzi, abandi kabisa aho muri hose ndabasuje kabisa, maniga yanjye kabisa, mujye muguma mukurikiranye Mbonye Talent. Okay. Urakoze cyane. Igira ikintu nawe wasaba abakunzi bawe by'umwihariko bimura mutima? Abakunzi banjye ikintu nabasaba nuko nabasaba kujya mugenda kuri YouTube channel yanjye mugakanda subscribe, share na comment. Izina ni Ken Boy. Mugadufasha kabisa, mukadusharinga, mukatumenyekanisha na Mbonye Talent, mukomeza kudufasha kabisa. Okay, murakoze cyane Ken Boy.
yitwa Ken Boy. Turabashimiye cyane abantu bakurikiye Mbonyi Talent, ibiganiro nakagaruka. Turabashimiye cyane sana.